Bueno ma people ko mimi style ngibisanzwe magenda magisebe biri trend. Uyu munsi ngiye kwambagezaho mbese koko umuziki wo mu Rwanda waba ugiye kugera ku rwego nk'urwa Tanzania. Ese umuziki wo mu Rwanda waba ugiye gufata East Africa. Ese umuziki wo mu Rwanda waba ugiye gufata Africa muri rusange nkuko ngenda mbibona ahangaha imbere yanyu. So rero kugira ngo ubundi umuziki cyangwa se igihugu kigere development muri sector imwe runaka, ubundi urabanza ukareba population, ukareba abaturage batuye icyo gihugu, ukareba umubare wabo, ukareba mbese binjiza amafaranga angana te, ese internet yo muri icyo gihugu igenda ite, ese abaturage bakoresha internet bigenda gute. So nibyo tugiye kuba tugarukora muri iki kiganiro, tugende tugereranya abahanzi, turafata umuhanzi umwe kuri umwe, tugende tuba compare tubagereranya, turebe ngo ese uyu muhanzi kugira ngo abe ari international mbese birasaba iki kugira ngo umuhanzi wo mu Rwanda aze kuba ari kuri urwo rwego, mbese birasaba iki igihugu cyacu kugira ngo tuze kubona umuziki wacu uri kuri urwo rwego, tuze kubona abahanzi bacu bageze kuri urwo rwego. Dore yuko ubu nituvuga ngo music ya mbere muri East Africa turate dufata igihugu cya Tanzania cyangwa se dufata TZD muri rusange. Ahangaha rero ndaza kubamera ku bahanzi n'abakoreye urutonde, cyangwa se naje kubamfata abahanzi bagera kuri 4 ba mbere bakomeye muri Tanzania, nza kubamfata n'abahanzi ba mbere 4 bakomeye kuri ubu ngubu mu Rwanda, maze ngenda mfata ibikorwa byabo, haba muri collaboration bagiye bakora, haba imiziki, haba producer bagiye bakora, haba ndetse n'ibintu bafite, turareba ngo ninde muhanzi ndetse uruhe rwego rw'abahanzi b'Abanyarwanda bari buze kuba bageraho, ndetse turebe ngo ninde uri buze kuba ari imbere cyane. So turahera rero kuri uyu nguyu bamwita Bruce Melody, cyangwa se mwite Munyakazi, cyangwa se mwite 001 nkuko yita, cyangwa se nushake umwite igitangaza, the boy from Kanombe nkuko yitwa Bruce Melody. So Bruce Melody rero mpamvu naje kuba mugereranya, cyangwa se nza kuba mushyira ifoto ye, nkaza kuba nyikiranya niya Diamond Platnumz cyangwa se Simba. Impamvu nuko ibikorwa bya Bruce Melody, uraza gusanga rero ibikorwa bya Bruce Melody kuva cyane kwishakisha mu muziki, kuva muri sport rave akaza kwisanga kwa Jado, akava kwa Jado akaza kuba yisanga muri 1:55 AM, urasanga ari umuntu wihirinze ndetse agakora cyane. So uyu muhungu rero ibikorwa bye n'umuntu uraza gusanga bijya gusa n'ibya Diamond Platnumz, dore yuko nawe kuva TZD, kuva ariya nawe mu mihanda ya Tanzania yikaraga ari gushakisha ubuzima, akaza kugenda abona ama management atandukanye, ndetse akaza kubirangira yisanze muri WhatsApp cyangwa se nka Rebo ya mbere muri TZD, ari nayo abarizwamo, ari niye yashinze ku giti. Usanga n'umundi ibikorwa bye bijya kungana n'ibya Diamond Platnumz, ndetse urebye n'uburyo bakoramo imiziki, wareba ama collaboration nubwo atari menshi, ariko ubona yuko basi Bruce Melody yagerageje gukora ama collaboration cyane cyane mu myaka 2 ishize. Dore mukuri indirimbo yakoranye n'uwo bita Bien guturuka mu gihugu cya Kenya, yakoranye kandi n'uwo bita Karikari John zari no muri Kenya, yakoranye n'uwo bita Joboy guturuka Nigeria, yakoranye ndetse n'abandi ba star, yakoranye n'uwo bita Eddie Kenzo mu ndirimbo bita Nyora muramuzi, yakoze kandi ku ndirimbo nyinshi, yakoranye n'uwo bita Shaggy all the way from USA, ndetse yakoze no ku zindi collaboration nyinshi zagiye zimenyekana cyane, dore ko yaje kwa akora n'izindi collaboration n'uwo bita Harmonize yarazikora, ndetse kugeza kuri indirimbo ubu ngubu iri kwitegura kugera hafi miliyoni 4 ya mbere iri gucurangwa muri Afrika, nayo bita Popo, ariko ngo bita Diamond Platnumz, akaba ari nayo bikoreka yuko uwo bita 001 cyangwa se Bruce Melody akwiriye kuba ari deserved, ndetse aza kuhabwa indabo ze kuba yaraje kuba akora zino collaboration nyinshi, zikaza kuba ari no mpamvu nza kuba mushyira ndetse kuri uyu mwanya wa mbere kugeza ubu ngubu mu Rwanda mugeranyije no bita Diamond Platnumz. So ku bandi bahanzi rero naje kuba nkoraho kugira ngo ndebe se koko umuziki wo mu Rwanda uraza kuba uri ku rwego rumwe na TZD, ndetse mu myaka 2 cyangwa mu mwaka umwe imbere, n'uwo bita Tiger Bidebene cyangwa se mwite nawe one of kind nkuko yita, yaje kuba mugiranye n'uwo bita Konde Boy cyangwa se Harmonize, nawe numwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cya Tanzania, dore yuko ni ugiye kubagereranya nago wavuga Diamond Platnumz ngo yibagirwe uwo bita Harmonize cyangwa se Konde Boy, ni bimwe mu bintu bikoreka bikorero, nawe ari umuhanzi umaze kubaka izina, dore yuko nawe afite icyo bita international collaboration n'abandi bahanzi bakomeye, kuko afite collaboration n'abanyafrika y'Epfo, akagira collaboration n'aba Nigeria, akagira collaboration kandi n'ibindi byamamare bitomeye cyane
guturuka muri za Jamaica ndetse n'ibindi bikuba bikomeye muri Afrika muri rusange, wo bita Konde Boy nawe n'umwe mu bantu warenze, dore yuko unarebye n'ibikorwa bye afite n'izina afite ndetse bikwereka yuko atizavinga kuba ari umwe mu bahanzi bakomeye. So tugarutse rero ku muhungu wacu rero bita Tiger B the Ben, nawe imiziki ye yarayikoze kuva kera, murazizi mu ndirimbo za Habibi yakoze amahiti menshi cyane, nayo yagiye amufasha kugira ngo ave ku rwego rumwe agere ku rundi, nyuma yuko ibyo byose bikoze yibereye muri igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yabarizwaga, ariko bikaza kurangira n'ubundi yigarukiye mu Rwanda. So jero yaje gukora hiti akorana no bita Diamond Platnumz, ubwo bakoraga indirimbo bita wayi, mumwe mu ndirimbo zamaze kuba zimenyekana cyane, dore ko ubu tuvugana ishobora kuba igeze muri miliyoni hafi 27. So undi muhanzi rero mbona mu Rwanda afite icyizere cyo kuzaba ageza u Rwanda cyangwa se ufata imiziki mu Rwanda akaza kuba ageza ku ruhando mpuzamahanga, na wundi mwite Element L cyangwa se umwite best producer in Africa this time, dore yuko ariko byaje kuba binagaragara ko baje kwamereza igihembo cya Afrima cyangwa se nk'igihembo cy'umu producer wa mbere w'umwaka 2025 biberuka kubera cyangwa se byatangiye muri Lagos, Nigeria. So rero Element L nawe yakoze amahiti menshi cyane, ariyo mpamvu bana naje kuba mugiranya n'uwo bita Rayvan, nubwo ari ibintu bigaragara yuko bitakabaye kuba bigereranywa, dore ko bita Rayvan yakoze amahiti menshi, murayizi bayita Tetema, mumwe mu ndirimbo zagiye zirushaho kumumenyekanisha, dore ko ni indirimbo yatangiye ubundi Tetema akorana n'uwo bita Diamond Platnumz, baje kuba bayikora ari babiri, ariko nyuma yaho iza kugenda iba hit ndetse iza kuba irenga hit, iza kuba mega hit, maze aza kuba ayisubiramo wenyine, aza kuba ayisubiramo ari kumwe n'undi muhanzi guturuka mu gihugu cya Espagne, nayo ikomeza kuba hiti, ariko mu minsi ishize yarongeye iza kuba hiti nanone, dore ko yaje kuba ayikorana nanone n'undi muhanzi guturuka mu gihugu cy'Ubuhinde, imwe mu ndirimbo yakunzwe ndetse ifite hafi miliyoni nyinshi cyane ku rubuga rwa YouTube, bamwita Rayvan. Rero kuba namugeranya no bita Element L, kuba Element nawe dore ko yakoze amahiti menshi, murayizi Fude Toi, nimwe mu ndirimbo ye imaze kugira miliyoni 30 ngubu ku rubuga rwa YouTube, ndetse n'izindi ndirimbo yagiye akora. Niwe rero mpamvu mvuga yuko music y'u Rwanda bitabaye ibyanga ishobora kuza kwisanga yageze ku rundi rwego, ku rwego rwa TZD, nubwo ari ibintu so bitoroshye. So nagerageje rero gukora ku bahanzi b'abanyarwanda cyangwa se ku banyarwandakazi cyangwa se ku bakobwa b'abanyarwanda bakora music, ariko ikintu cyatangaje abantu cyangwa se cyaje kuba kinangaza nuko naje gusanga ngiye kugereranya abahanzi bo muri Tanzania b'abakobwa ndetse n'abo mu Rwanda nababuze. Biragoye kuba wabona umuhanzi w'umukobwa wo mu Rwanda waza kuba ufata ukaza kuba umugereranya n'uwo bita Zucu. This time Zucu ubona ko yashyizemo urundi cyangwa se intera ku bahanzi bo muri East Africa cyane ku gitsina gore, dore yuko nawe yagiye akora amahiti menshi, yagiye akora hit nyinshi cyane, murayizi nk'indirimbo bita Sukari, murayizi n'izindi ndirimbo yagiye akora, ama collaboration yagiye akora n'aba Nigeria, ama collaboration yagiye akora n'aba Tanzania bibaho mu gihugu, aba collaboration yagiye akora n'ibindi byamamare byo muri Afrika y'Epfo, cyane uwo bita Diamond Platnumz ariko ari n'umugabo we, bagiye bakorana ama collaboration menshi akagenda arushaho gukundwa. So rero nk'umuhanzi w'umunyarwanda nabashije kuba nafata cyangwa se naza kureba nkaza kuba mbona yaza kuba ari kuri standard, nubwo nabyo bitegeranye, ariko basi kubona ko harimo akantu kagaragara. Niwo bita bamwita Mama Butera Knowless, muramuzi, ni umuhitinzi, ni umukobwa wihirinze kuva kera, kuva zamani muri PGG, ariko struggling akaza no kuba yitwara. Nawe ni umuntu wakoze cyane, yagiye akora international collaboration n'abandi bahanzi bakomeye haba muri East Africa ndetse. So wowe kurikije uko urimo urabona umuziki w'u Rwanda uzagera ku rwego rwa Tanzania ryari, nkurikije uburyo ibyo mbiguhaye, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi.